yagiye hehe mu soko guhaha genda ugeremo uramubona yaje afite telefone irimo ifoto y'iyo ndaya niyo yaziyeho aje rero amusanga mu soko bagwanye rero amakuru mfishe akamuciraho n'imyenda amwambura n'ubusa nabakameye na kamera ngenda zifite muri telefone yawe ndayafite hano aha ngaha oya yavuze ngo aragerayo bako umugabo ave kwiyo n'indaya ahangaha rero ureba turi Cyangugu mu gasoko kamwe aho twasanze abantu babiri bamaze kurwana. Amakuru nagerageje gukurura nuko yari umugore warwanaga n'indaya bapfa umugabo wiwe irera bamumutwaye burundu, ariko uwo mugore akaba yari amaze iminsi arimo azaho ngaha ashakisha uwo mukobwa amutwariye umugabo. Twaganiriye n'umwe mu bari bahari dusobanura neza uko byagenze ndetse aduha n'amashusho yafashe ya telefone ariyo twifashishije. Nge iriya ndaya turaturanye yitwa Joseline. Iriya ndaya turaturanye. Iriya ndaya yatwaye umugabo w'abandi. Uriya mu mama yavuye i Butare aza kumushakisha hano Cyangugu. Aje kumushakisha aramubona. Amaze kumubona amusanga mu soko, bagwaniye mu soko. Mu soko baragwana amubaza aho umugabo we yagiye. Amakuru ko nyine barwanye uyu munsi. Bagwanye uyu munsi amubaza aho umugabo we yamusize. Birangije uriya mama aravuga ngo agiye kumugirayo apaka amenya aho umugabo we ari kugira ngo amugarure mu rugo. Tutirukanse cyane. Bakundangiye bambwira ngo uturanye n'umwe muri bo. Ninde muri bo uturanye nawe? Nura mu mama cyangwa nura bavuze ngo watwaye umugabo w'abandi? Ni iriya ndaya. Kiri kumwita indaya. Yatwaye umugabo w'abandi. Yarabafashe ka video. Keka niba nakakwereka. Kanima nakakwereka. Nta kibazo urakanyereka ahubwo bakagumiwe yaje afite amafaranga menshi uriya mugabo. Umva yarari umukire ariko ubu ngubu ntago tuzi uko ameze ko ntago ajya asohoka. Yaje twari igikamyo cyambukiranye imipaka. Iriya ndaya irangije bahurira mu kabari iramutwara. Uriya mugore rero yaramubuze kandi uriya mugore afite abana 5 niko yatubyiye. Yaje amushakisha. Uriya mugore abahehe? Uriya mugore ngo abibutare niko yambyiye. Nanjye rero ndamurangira. Murangiye aramubura arangije bahurira ngo mu soko. Use ubundi uriya mukobwa we imyitwarire yari iyihe ubundi mu busanzwe? Urebye imyitwarire ni indaya. Yambara ubusa. Ni wowe niyo mugabo wenyine atwaye cyangwa oya uriya mugabo ni nguwa 5 watwaye. Nabakamenge byose nabikamenge hano. Ayo mashusho raza kuza kuyama. Ayo mashusho raza kuyama. Hano hari mama ngo ndo gutwara umugabo wundi agomba gushaka uwe. Abana 5. Arengo musa. Bakamukubita tumuzi. Batamuko indahira kubitwa. Oya uriya mugore ngene wanarindi gukiza kuko niwe nziranye nawe. Bamukubita mari. Indahira kubitwa. Ariko nebyo. Ako mama nawe wagira ikintu tubwira nta kibazo. None waje kumenya yuko gutano bahaserereye. Ngewe naramurangiye ndamubwira ngo hari indaya nzitwaraga babandi. Uko biri kose ashobora kuba rero. Ageze yaramubura. Namubwira atareka amakuru twumvishije yagiye hehe mu soko guhaha. Genda ugeremo uramubona. Yaje afite telefone irimo ifoto y'iyo ndaya. Niyo yaziyeho. Aje rero amusanga mu soko bagwanye rero amakuru mfishe akamuciraho n'imyenda amwambura n'ubusa nabakameye na kamera ngenda zifite muri telefone yawe. Ndayafite hano aha ngaha umumama aravuze ngo agiye gushaka umuganga amugerera paka umugabo wasubiye mu rugo rw'abana be 5. Nikamye agiye kumugererayo. Agiye kumugererayo. Umugabo agaruke. Ubwo njena urancanze. Hano abaganga bakora ibyo bintu. Barahari bakomeye n'agatara bagerayo. Hani Cyangugu barabikora. Siko n'umuganga cyane umupfu. N'umuganga ubivura akabikora. Hano abaganga barahabara. Nesiko tutobimenya. Nabo njya mubimenya. Wenda twobimenya bimenyaga abagore. Nose kuko umugabo yamenya kujya gucinjaratse. Bimenyaga abagore gusa. Nibyo ramwe. Abagore nibo babimenyaga.
we ariko ngomba gushaka amakuru kuko njye nkeneye uriya mugore kugira tuvugane. Ndakujyana aho yagiye manza ari kwa muganga wa wundi ugerayo. Ngenda kujya tugomba kwerekera. Yavuze ngagiye kujya kwa muganga niko yavuze ngamugerereyo paka umugabo agarutse mu rugo. Ugomba kwerekera. Telefone? Umuhamagare. Ndabyo nsindi Umuhamagare telefone ubundi akaza tari umuntu ukene ko bavugana none sasa bakabona na mbona gubona. Ako kanoneko. Yaje ariko baza umugabo yagiye twe turahamurangira kwiyo ndaya. Nose ndafone agira. Turazanye turutse ngibutare uriya mugore. Bese no murozi. Oya yavuze ngo aragerayo paka umugabo ave kwiyo. Nindaye. Twafashe moto dukora urugendo ntago rwari rugufiya cyane nkuko mubibona wenda twagaragaje ibintu bike ariko rwari rurerure kugira ngo tugerane dushakishe uwo mumama ndetse n'uwo mugabo cyangwa se n'uwo bise indaya kugira ngo turebe ko byuze twabona tukaganira nabo. So stay touch ubundi asigaye tujyane izo zose n'inzira twagiye ducamo. Ni hano ariko se kuko nakugejeje uvuga ko nakugejeje ni hano Injira nyine turebe nta kibazo ubwo turangira nta kibazo nanga mwino wa mugore sa nta kibazo mwino wa mugore yatagiye batanye kagiye wahakurangije nta kibazo kuko byaba bibi kandi ibindi mbisigarana umugabo tugomba kumukagarurira rero niba wemera ikimasa kumukugarurira ukaduha n'inzoga y'amazi mwiriwe mugabo ni iki kivugeje hano mwiriwe muraba neza kugeza ukabonamo kudutunga ibyo bintu se kandi ibyo bintu hano muri iki cyumba kamera biturutse he ariko oya ntunkamere oya nta kibazo ariko niba nta kintu byabitwaye twaganira gusa nari nje hano kuba ikibazo cy'uyu mumama kuko nari mvuye ahantu ku gasoko bari bambwiye ko baserereye ndayoboza birangira ngeze ahantu yaragiye kuko numvaga abone ko barimo barambwira oya ibyo byo gukamera rero njye ndi muganga nakira uje utugana ubwo rero uyu ibyajemo hari ibyo yiziyemo ntabwo byari ngombwa kugira ngo rero kubikurikirana uze kubera nta kibazo ni munyanganire kujya wenda tuganire cyangwa se ngiye nacyo mbareke mumufashe kuko niba nta kintu byaba bitwaye mbifate oya pe utubangamiye ahubwo uzagaruka indi gihe iyo ugeze mu ruhumbi rero rwacu wicara hariya kugira ngo utaza kumererwa nabi hari imiti imanza kugushyira nta kibazo ndayicara rwose ndabyemera ntabwo nabasuzugura nta kibazo ariko niba nta kibazo mwaza kumbwira wenda ku bijyanye n'iby'uyu mumama kuko urebye ahanini nashakaga n'uyu mumama ariko ubwo namwe ndaza kubakenera aka gati rero ni ukugira ngo kaguhumanire kugira ngo utagire icyo ubaha ngaha muri uru ruhimbi ko byari bigitwaye ko hari ibyo arabanza kunganiza neho neza kugira ngo umenye impamvu n'ikimugenza kandi ko atari ngombwa kugira ngo cyumve biri bugendere nabagiye niba ngombwa turamutumaho agaruke ibintu nishyizemo ndabona bitaravuze kunyura ariko muga ariko nta kibazo ntimukore ibintu byanyu reka nzimye kamera nta kibazo oya ndayizimije reka ngenda uzagaruka basi tukabikuganizaho ariko wagiye wabaye duhaye akanya kuko ari nta kibazo kamera mbaye nyikuyeho ariko ndashaka kuza kujyana n'uyu mumama ntacyo we mufashe nta kibazo oya twazagutumaho ukagaruka yego nta kibazo nta kibazo nimumufashe rwose ndabamare nari nibirangira ndaza kuza kumuvugisha duhane gahunda humura sino kigira umugahita humura umuhigo ababyeyi bakuru imihigo yanyu igenda ijya imbere kandi azaze gutura igitambo cyanyu muciye cy'ikimasa n'inzoga zanyu zibashe kuboneka n'amakaba ari hano nimuzanye umubabaro wo kugira ngo umushyikire uriya mugabo aze hano mushakisha hafi ari hano mu Bugarama abanguke none aha ngaha turamushaka
yewe uraturuka hehe wowe uraturuka hehe Njyewe ni umunyamakuru ntabwo yewe muko umugabo wawe ari hafi kuza ukamubonera hariya hafi ukamukubita amaso urumva none se uyu yabaga akaduha akanya gatoya tugahita kuganira muga abaturindiriye hariya buhagurutse buturindiriye hariya umwanya mutoya noneho uyu mubyeyi niba hari ikimuteganyirijeho cy'ikiganiro aragusanga hariya muraganira ntabwo byadushobokera nta kibazo kuri bari bamaye ngo uyu mumama ko hari ba bantu biyandarika bamutwariye umugabo akaba ari nacyo cyamuzanye aha ngaha njye nasanze barwanye byarangiye ese wenda mwebwe ibyo ko ari ibanga ryacu se nabo urashaka kurimenya niyo mpamvu ni kubaza nagira numve ko wenda hari ikintu wenda wanangariza nk'abaganga hari ukuntu muba mureba kure hari ukuntu muba mureba kure wenda ukambwira ati byari bimeze gutya na gutya ni umugabo we koko baramutwaye ariko twebwe dufite ububasha bwo kumuzana akamubona none se nawe urashaka kumenya uburyo bamutwaye ukagira ngo ubikoreho iki cyangwa se nta kibazo wenda niyo mutabinangariza ariko wenda twakwiganira wenda ukambwira ubu ngubu aka kanya bigiye gute bituma tuganira umbwire niba ibintu ukora nuko byitwa niba ari n'ibintu wenda uvura nanjye wasanga mfite indwara nyinshi hari n'umuntu udukurikiye nawe wenda ukeneye serivisi nk'izo ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi ngibi wansobanuramo gatoya hano rero twe turavura urumva tukakira abantu bafite ibibazo b'impande zose yego birakora se birakora rwose birakora yose ni imiti yose urimo kubona ni imiti iriya ni imiti biriya byose ni imiti hanyuma ariko bikaba bifite izindi mbaraga bigeretseho ariko byabanje kuntera ubwoba ariko ubu natangiye gutuza kuko buri muntu wese yabanza akagira ubwoba ubwo se nk'indwara mushobora kuvura iriya nayo twayita indwara y'uriya mumama yari afite cyangwa wenda ni ikibazo wenda yahuye nacyo wenda mushobora gufasha gusa we ni indwara kuko umugabo we ntabwo mubwiye ngo ujye kubitangaza mu makuru urumva yaba yaragiye ahantu noneho bakamufata bakamuha ibintu by'amarozi kugira ngo acike mu rugo iwe urumva noneho natwe rero dukoresha imbaraga zo kugira ngo dutegure bya bintu bari baramutezemo bya bintu dugaca imigozi noneho agasubira mu rugo rwe babandi nabo bakaba bahomba urumva icyo gihe rero ntabwo ari ngombwa kugira ngo uze kuza kumenya uburyo gufata nk'igigisho ahangaha ariko ntabwo twebwe niba ari amakuru uje gufata twebwe hano turi mu buganga bwacu turavura none se nibyo byonyine muvura nibyo byonyine muvura wenda ibibazo by'uramama we nabyo cyangwa wenda hari n'ibindi muvura tuvura amashitani tukavura amarozi y'amatamikano tukavura amarozi barembye tukavura amarozi baterezanye bohereje tukavura ibyo nyabingi baba bohereje mu bantu ibindi biti bitamba n'ibiti byose urumva ibyo byose tuvura indwara hafi 187 nyinshi rero urumva ko izo ndwara ari nyinshi ngiye kuzirondora byaba birebire cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo inomero yacu uzayibona ugomba kuyibona niba nawe ugomba kugira abo udutangariza barwaye bafite uburwayi hirya no hino ni ukuvuga ngo dukorera no ku mafoto ajya i Buraya tukavurira tukohereza imbaraga zacu none nashaka wenda kugira ngo hari ikintu ngiye kukwisabira n'ubundi numvira indwara zose uzivura indwara iyo yose umuntu ashobora kuba yagira ushobora kuba wamufasha wenda mu bushobozi bwanyu nabyumvishe na nimero yanyu numvishe n'ubundi kuyitangaza ndumva bigoye ariko nta kibazo ngiye uraza kuyima inyuma ya kamera kuko mfite abantu benshi bafite ibibazo bakeneye okay uraza yego kugira gute ndimo ndavuga ndaza kuza kubaka
nimero yanyu yani inyuma ya kamera kugira nihagira umuntu ugiri mfite abantu benshi bafite utuntu tw'utubazo kandi uko biri kose ushobora kuba wabafasha ariko ndabyemera neza ari uko umugabo w'uyu mugore agarutse ariko nanone mugaraka nashaka kugusaba nagira ngo tuze uraza kuza kumiza nimero uzambwire umugabo yagarutse kugira ngo none nzume amakuru yose kuko ngenda shaka umugabo nura mugore nawe yancitse hako nari nyine wowe nagira ngo byibuze umugabo naboneka nyine wahita unkoraho kuri telefone nkaza ubundi noneho nkaza kwibonana nabo kugira ngo umenye amakuru yari ndabigusabye iyi nomero ya wa mukuru uraza kumpa nimero yawe noneho uzambwire umugabo yabonetse kugira mbashe kubabona nganire nabo hari ikibazo nta kibazo gihari rwose reka rero mbashimire gusa ibintu bine ubwoba ngomba kuza kuganira nawe ukambwira ukuntu bikora noneho udasigaye nkajya ngufasha hari abantu benshi bakeneye izi serivisi bafite abantu bari hanze hariya iriya barenze igihugu cyacu yego batwohereza amafoto abantu bari hanze none batwohereza amafoto tugakurikira uburwayi bwabo twamara gukurikira uburwayi bwabo tukohereza imbaraga zacu mu miti yacu zikagenda kubakiza mugareka rero mbashimire noneho tukababwira icyifuzo cy'ubwo burwayi nabo tugatumanaho bakagira icyo babasha kudukorera natwe tukagira icyo tubakorera kandi ibintu byose bikagenda neza bakazajya baza gushima mugareka mbashimire rero reka ngende ndebe kuri mama bakiri hafi kugira muganize inyuma ya kamera numve ukuntu gahunda ze zimeze kuko naganiriye n'abandi bambwira uko byagenze ugende rero utekanye nawe umenye ko hari ikibazo ugira twakuvura nta kibazo sawa murakoze ndabashimiye niyo mpamvu ugomba kugira ibanga y'ibyo tuganiriye ariko ku murwayi ugomba kumutangariza ko yagera ahangaha nanze kwinjira kuko ubushize narakwinjiranye urambwira ati ntabwo ari ibyo ntabwo umuntu agomba kwinjira hano wambwiye ni mu kirambi hano ni mu gicumbi warambujije rero waje tuganire none kuko ninjye ubwitumiyeho kugira ngo tuganire kuri ya gahunda urabizi ko warambwiye yuko nyine umugabo naboneka uzambwira nkuko nari nabigusabye tambuka yabonetse yabonetse tambuka ahubwo wagira ngo amasaha rwose urebera muri jomeri ni karibu ariko se ko nasabaga ko twaganira hano hari ikibazo ra haguruka nta kibazo nta kintu ndi bwangize umugabo dore rwose nguyu ko mbona abafilima mugabo abashaka ko bafilima bose mbabari nta kibazo papa ni ukuganira kugucuruza nta kibazo rwose urumva ariko nanone papa reka tuganiremo gakeya nta kibazo sibyo wibikomeza kubera yuko ikintu cya mbere nuko wenda ibibazo byakemutse nari nabisabye muganga kugira ngo tuzaganire ngewe nawe ndetse na muganga kubera yuko ikibazo cyari cyabaye nari nanagikurikiranye ni amahoro ariko mukuza kugera hano ntibikugoye birangoye ariko biba ngombwa kunzi ako wigira isoni nta kibazo rwose uri kuganira n'abantu hano mugiye kuganira nabo nta kibazo n'undi bose bari bategereje kugira bakubone barebe n'uwo uri we gusa ndashimira ko kuki wataye urugo rwawe ukagenda wari waragiye hehe iki koko urugo rwawe urarwanga ni ukuvuga ngo ibyambayeho namwe muri abagabo namwe byababaho gusa ubona bije ariko rwose pe ntabwo ari njye nyine nabonye bingwaho gutya akomuga ntabwo ngiye mbyumva ukuntu wagaruye umuntu ntabwo ngiye ndi kubyumva bitewe n'ibintu byari byabaye turakora ntabwo ngiye nigeze mbyizera turakora akazi kacu turakora hano mu Bugarama twebwe turabakoze cyane ntabwo nigeze mbyizera wenda ubu umugore nakunanira uzazongereho n'undi wese umugabo wabuze akata urugo rwe ujye umubwira azangereho none se muganirije hari ikibazo wenda ngeze nk'amakuru mubaza niba nta kibazo ubushize wari wambwiye ko utatangaza amakuru y'ibijyanye nabyo ariko byibuze namubaza mubaze nta kibazo papa nari namenye amakuru wenda y'ibyabaye ngenda umunyamakuru
uko byari byagenze ndakuzi, nibwo nagira ngo mbaze ese byibuze ubu ngubu muri kwiyumva gute nyuma wenda y'ibibazo wenda byari byabaye kugera aho nyine umuntu agutwara burundu? Mu by'ukuri umugore maze imyaka 2 ntari kumwe nawe, nataye urugo koko, ariko nanjye kugira ngo binzemo sinzi ukuntu uyu muganga yabikoze, shibuka nanjye nje gushakisha umuganga mbona ndahaguye, ariko sinzi icyabineye, ariko nari narataye urugo pe imyaka 2 irashize. Yo n'umugabo wanjye wamubonye wamwitegereje ariko wamwitegereje. Yo muganga we garuka tureba abantu, garuka tureba abana bacu. Wamubonye Mugarakoze wamwitegereje. Urabona narananutse mfite n'isoni zo kureba, ariko none siko wananutse waragiye, ariko mani ndayazira yamwana mana ziratwara ukagenda tutareze barabana mana we. kuri nagarutse pe, nagarutse Akabindi k'abantu bakuru bakazanye rero rwose ndebe neza, ni njyewe rwose ntabwo nzasubira rwose. Akabindi k'abantu bakuru nakazanye. Ibyo ni bike kumbatije muga. Akabindi k'abantu bakuru tuba tukajyanye hariya Muga reka nganire basi nabo byibuze. Mama urihangana ko nongeye nazanye kamera. Amurihangana ko nongeye nazanye kamera sibyo? Muri bwihangana ariko wakwicara tukaganira munyemerere. Musabye imbabazi. Nanjye ntabwo ari njyewe, sinzi uko byaje makuru. Wamubonye wamwitegereje? Kuba mbonye umugabo wanjye nyuma y'iminsi 3 ikimasa tuzakizana tugiye kurera abana banjye, tuzaza tuje kugushimira. Ariko ku munsi yagufashaga nubwo wanze wenda kumfata amashusho nkayafata wenda mu buryo utazi wanayibonye hanze, urabizi ko washatse nimero yanjye uramamagara ngo ati kucyashyize ari amashusho hanze, ariko nta kibazo. Ariko yari yakubwiye ko ngo uramunsi ngo uramugabo warahitaza muga kuki atayisaza uramunsi. Icyabiteye iyo dutanga umuti hari iminsi umara. Ushobora kumara icyumweru, ushobora kumara iminsi 3, ushobora kumara n'amezi 2 agitegereje bitewe nuko umuti twawutongereye. Noneho ariko igihe nari namuhaye ni bitewe n'imbaraga yagiye yemeye z'abakurambere nanjye nkoresha kugira ngo bamushikire uriya muntu agaruke vuba. Wanyemera nkaganira nabo noneho byibuze iminota mike, ntabwo ndi bukubangamire nk'ubushize pe. Muganire byibura nk'iminota 2 gusa. Babarire rwose, babarire rwose. Ibyabaye byirengagize, nanjye ntabwo byari njyewe rwose, ndagarutse ngo turere abana bacu. Natutse Nyagatare. Mwari mufite abana bangahe? 5. Nza kumushakira inaha bambwiye ko inda yamutwaye. Nza kwifashisha umuganga wize amahirwe. Ese mu mugambi uza kubikoresha wari ubyizeye? Ntabwo nari mbyizeye, numvaga ko bitashoboka. Ariko papa w'abana yari afite isoni nyinshi, naje afite isoni nyinshi dore na n'ubu. Ngo nifate uyimuzengurutse ndetse mbere yimuzengurutseho nawe hano. Bishatse kuvuga iki? Nawe yimuzengurutseho. Ukomeye gutambuka. None mama nagira ngo mubaze umaze igihe kingana ute hano uri gukurikirana ikibazo cy'umugabo wawe? Nari maze iminsi 3, yagiye gufata wa 4 gushaka. Namushatse namubuze. Amahirwe nkura n'umuntu umubajije ati yanga yatwaye umugabo wawe kwe tuzikorera. Nanjye njyayo namusanze mu isoko arimo ahangiza amahirwe umuntu aramuntungira bamubonye gutya. Amahirwe y'Imana nza kwa muganga arambwira ati ibyo byashoboka nsanzwe mbikora. Umugabo wakagaruka birashoboka kuga ntabwo birashoboka. Nanjye naje nshidikanya amahirwe
kubona bikunze. hari amakuru nakuye ko nyine yari afite mu ifuso ari umuntu watwara Yari afite imodoka ifuso, ari umugabo ubyibushye, ari umunyamafaranga. kandi njyewe ufite nuko nabonye uriya mukobwa mu mashusho ni agakobwa ni keza uko bigaragara nyine ku bagabo bafite ikofi karebaho n'imodoka baragirije kujya ndetse n'ikintu mfite ariko nazo tubibagana bigo papa niko bimeze rwose. Uwo mukobwa wamuhaye tumaranye igihe kirekire ariko nta kintu ansigiye pe. Ni amahirwe no kuba umudamu aje kumpinga nkaba mbonetse rwose, tuzashakana ibindi dore ko nzi no kubishakisha. ni ukuri kw'Imana ndabashimiye rero, ubwo ibindi ngiye turaza gusigara tuvugana.